Nitwa Nzabamwita Emmanuel, ntuye mu karere ka Rulindo, nkurikirana ikiganiro ejo ku nsanganyamatsiko zirebana n'uburenganzira bwa muntu. Mu buzima busanzwe ndi umurezi, nkaba nahagarariye inshuti z'umuryango mu karere ka Rulindo. Ku birebana n'izo nsanganyamatsiko rero z'uburenganzira bwa muntu, hari izo nakunzemo, urugero iz'ababana n'ubumuga bw'uruhu, kuko by'umwihariko nigishije umwana wari ufite ubwo bumuga, ukabona abandi bana barimo kugenda bamureba cyane, ariko twebwe tukagenda tumuganiriza akibona mu ishuri akanisanzura, n'abana bageze aho barabyumva. Icyiza cyarebayemo rero nuko iyo umwana nawe yayisanzuye akaniga akaba umuhanga. Iyi ndi nsanganyamatsiko naba narakunzemo nirebana n'uburenganzira bw'umwana mu kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere, nayo narayishimye kubera yuko nabonye umwana yabonye uburenganzira bwo kwandika muri ibyo bitabo by'irangamimerere, akamenya ababyeyi be, yaba uw'umugabo yaba ari n'uw'umugore. Ibyo bishimisha umwana utarabonye ayo mahirwe, rero we uba wumva ufite ipfunwe. Iri somo twakuramo ni ugushishikariza abantu bose kwandikisha abana, yewe no ku gihe. By'umwihariko nk'uhagarariye inshuti z'umuryango, izi nsanganyamatsiko icyo zamfashije mu buryo bwo gukorera ubuvugizi abana bavutse ariko ntibabashe guhita bandikishwa, cyane cyane bikunda kugaragara ku bakobwa babyariye iwabo. Ibyo bimpa gukorana n'ushinzwe irangamimerere mu mirenge n'abo mpagaraye mu yindi mirenge, hagenda mbagira inama kugira ngo barusheho gukurikirana abo bana, nibarangiza noneho abana babe babona ubwo burenganzira. Ku giti cyanjye isomo nakuyemo nuko nanjye narushijeho gutekereza ku burenganzira bwa muntu, nkumva ko rero uburenganzira njye numva nkeneye ngomba kubanza kubutanga ku bandi. Ibyo nifuza ko bankorera nanjye nkabasha kubikora. Ikindi, iyo ugumye gukurikirana neza uburenganzira bwa muntu, bituma muri wowe ugenda wiyoroshya ukumva worohereye, kugera ku buryo bituma nawe ubasha kugira abandi wafasha. Ubutumwa natanga, icy'ingenzi cya mbere nuko abantu twakwikuramo kwikunda cyane, tugakunda bagenzi bacu, tukamenya ko uburenganzira twe dukeneye n'abandi babukeneye. Noneho ubwo dufite ntibube intandaro yo gukandagira abadafite ubushobozi nk'ubwacu. Icyo kintu rero nkuba numva abakurikirana iki kiganiro badufasha kumva umuntu wese kuba ari umuntu nk'uko Imana yamuremye, habaho kubahana, maze ubundi abantu twese tukazamukira rimwe.